ntago abarundi bazamfunga abarundi rega n'abana beza ntari biryabo umuntu twagiranye ibibazo no wari ufite ishaza kandi ubwo shazamu nawe nibye nibimureba ngiye simba nanazirimo cyane rega ngende umunyamiziki gusa ibisigaye business igira TV bikora murabize ko umuntu w'inzoga nyinshi bigeze muri za gahunda zo hejuru ari ntago bishoboka ntago bihura bakunda kuvuga ko ari abantu burya ngo iyo bashatse ngo biragorana byadanje rero kuteye no kusabiranga je suis vraiment fou de toi amaso yanjye ni wareba urukundo wamaye rumara kwifuza kandi sinicuza je te promets mon bébé to satisfy you for life. Hey. Umezemte. Sasa ndimo kwiga gucuranga piano hano. Ndimo kwiga gucuranga piano n'abasaza ariko ewana n'insazi. Abantu muzi gucuranga piano kundusha ntimunseke ariko abatabizi natwe turabafite. Sasa ndashaka ko dutera udustory dukeya turi ko gatanu. Time yo kwitamo abo turibuze guhurira imihanda nyine mukanya nanjye ndasohoka. Ntago ndabenya neza ukuntu umugoroba uteye ubwo muraza kuntera story uyu munsi ntago ndi busome comment cyane ngiye kwikoresha interview reka nongere ndi kugerageza gucuranga food it urumva nemwumva mbicuranze nabi mumenye impamvu ntajya ncuranga kuri stage iyi ni do ndabafite yes ntago ndi buririmbe rero kandi kema kwifunga nifungure ubundi dutere story mugume hano nze kubereka akantu ka dad yes tuganire nita ubu ngubu nikaga primus turi kwa gatanu abasenga ntimundebe nabi turi kwa gatanu nyine namwe ku cyumweru sinzigera mbareba nabi kiri gute simumbwira abantu mukunda imiziki ngo bimeze bite birimo biragenda bite mugende munconesha ubundi babwire ukuntu mba mbyumva abantu b'i Burundi dufite show ya danger ku itariki 30 n'ubundi ni primus bibirimo yes ni primus bizaba ari final ya primusic eko nzahatwika bya danger ubu ngubu noneho nabonye abantu bari kwiyandikishwa ngo bazongera bafunge ntago nagowe kandi birabibaho nyine iri imiga ya kera n'ubundi nabyo ntibyabura ari igihe byanga ari igihe zikumiraho ubuse duseka abantu bafunze kiyazi ku bantu bafite aga primus turi kugendana nyine gutya hari utuntu rero nashaka ko tuvuganaho dukeya kwanza ngiye gusohora album cyo ni cyambere
ngiye gusohora album Imana abantu muri guseka se bane muri ntago Abarundi bazamfunga. Abarundi rega n'abana beza ntari biryabo. Umuntu twagiranye ibibazo no wari ufite ishaza kandi ubwo Shazamu nawe nibye nibimureba. Ngiye simba nanazirimo cyane. Rega ngende umunyamiziki gusa ibisigaye business igira TV bikora. Ya, hanyuma rero ndi hano kubera Primus ariko nanone ndi Bruce Melody. Ntabwo byababuza kumbaza ibintu mushaka kumbaza ibyo mutekereza cyangwa se no kugira ibindi bitekerezo mu duha nyine niba hari ibihari. Ndashaka kubanza ku droppinga indirimbo imwe mbere y'uko nsohora album. Ibyo bintu murumva bikwiriye cyangwa se nzibaherera imwe n'ubundi birangirire rimwe? Ngo narabaze kwangere soni ariko isoni koko nta soni ngira. Ye nta soni ngira ndazigirishwa. Ntago nkunda gukora live kubera ko ibiganiro byo kuri live ntabwo biba bitwika kereka iyo hari umuntu nyine mukaganira ariko uzi kwivugana guhagarara gutyo tu umwe ewana ukavuga amagambo kandi abantu bakaba bagomba kuyumva ntabwo biba byoroshye. So hari gahunda mfitanye na Primus mbere yuko munsubiza ku album nayo turayinyuramo neza. Nimwe nabikunda ndabaplengera uturirimbo duke cyane kugira ngo numve wagwan. Ariko na album ya Danger na album ya Hatari yo abantu muzayumva muzaba mufite muzagira ibihe byiza ndabizi neza. Ikintu cya mbere tugomba kuvugaho hari indirimbo nakoreye Primus sinzi niba mwarayibonye ariko abantu batayibonye mwajya kwireba ni bore ya fresh tu sana ku bantu bakunda kubyina yo ni ingoma ya Danger kabisa. Yeah. Hanyuma tukagira campaign ya Primus ku bacuruzi bacuruza yaida utubari nabonye n'amarima ariko ko mu Rwanda byivanze me uzi ko alimentation zisigaye zicuruza inzoga n'injoro ku manywa zigakomeza zigacuruza ibiribwa. Byagenze biti zibu tubari n'injoro ukajya kugura umugati bakavuga ngo imigati yashize ariko twagutamo byeri ngo baguhaga shot ariko hano hari umujibu nayo bagatutsi k'imbere cyane. Mwabaye kimari ko mwarakaye mubaje wagwan. So njyewe na Primus twakoze promotion gusura abantu bose bacuruza. Abacuruzi ewana tuzajya tubageraho abazacuruza Primus nyinshi muri ibi bihe bigiye kuza nzabageraho njyewe na Primus ewana naba ubwo birumvikana ko mwe muhatuye ari mwe mugomba kuzinywa kugira ngo tuzabasure tunabataramire tubaririmbire. Bizaba ari show bya Hatari. Hanyuma ikindi kintu tugiye kuganiraho ikindi nshaka kubabwira nuko turi abajene nyine turi urubyiruko nitwebwe imbaraga z'igihugu kandi babona hari nk'umudage ubonye ntangiye kuvuga ibintu agahita cishe nitwebwe imbaraga z'igihugu kundi byamera bajyaga bavuga ngo u Rwanda rw'ejo ubu nitwe Rwanda rw'ubu urw'ejo ni bano nabyaye. So mu bintu nashaka kubabwira nuko nubwo mba ndi kwamamaza icyo kunywa kimeze fresh ariko abasa wallahi igifuri n'insazi gusinda kiyede n'insazi mwagiye mureka tukazinywa mu rugero nkuko navuga ngo mubyara wo mushoboye kurera mukanywizo mushoboye kugenda. Kubona umujene uri kudandabirana ewana umuntu w'umujene w'urubyiruko kabisa ntihashye rwose. Nanjye nkunda icyo kunywa bya Danger umuntu ari igifuri ari fresh ariko nanone hari ntantu ugeza bavuga uti hano ngiye guta ikuzo ngiye guta ibaba. Aho ngaho nge numva twatangira kubigendanamo fresh kugira ngo ejo tuba dufite n'akagufu ko gukora ibindi. Murabize ko umuntu w'inzoga nyinshi iyo bigeze muri za gahunda zo hejuru ari ntabwo bishoboka ntabwo bihura bakunda kuvuga ko bari abantu burya ngo iyo bashatse ngo biragorana bya Danger. Rero urumva kandi umuntu asinze buriya mbamura inshuro nyinshi bibera mu mutwe utekereza ibintu ugakora ibintu rimwe na rimwe yinukana byicuza iyo usindutse. Niyo mpamvu kunywa
izo dushoboye kurera ari fresh. Hanyuma rero akazi ka Primus yari yantumye kubabwira karako kunywa mu rugero, tuzabasura nimugurisha amacupa menshi. Hanyuma ikindi ni ugukomeza gucungana n'ibintu byose dukorana na Primus. Bari kuvuga ngo mvuga icyongereza, ndaza kukivuga, ariko ubundi kukiba mushaka ko mvuga icyongereza tuganire. Why? So mu ndirimbo rero mfite kanchane speaker turebe kuri ya album twavugaga haruguru ukuntu byagenda. Kugeza amagingo ya mfite indirimbo 3 nshaka gutoranyamo indirimbo 15 zo gushyira kuri album. Muri izo ndirimbo zose ni single, ni indirimbo zanjye nyine uretse imwe. Iyo ngiyi imwe rero ni kaga surprise ka hatari ka Dani muzumirwa kizabarenga. Ni ingoma nakoranye n'umuntu abantu batakeka abantu batakeka habe na gato kabisa. Ubwo dupanze iki rero? Dupanze ko ngomba kubanza gusohora single cyangwa mbanze dropping album. Ubu noneho comment nazireba tukanamenyuranamo. Haba hari n'umuntu ushaka mwemvita nkamuzanaho tukameramo abiri ubundi nkicira ishene. Mbanze single numva nanjye ari igitekerezo cya ngo mbanze album none. Okay, nje nabanza ku mutima wanjye kubera nje excited bya hatari kubera indirimbo zose ni nziza kuzisohorera rimwe. Nabonye inshuro rimwe na rimwe nyine abafana hari igihe batahita babona uburyo bazumva neza zose. Ikindi nababwira nuko impamvu ntajyaga nsohora album nukubera ko tutari kwanze speaker kamenyeze imbere, nukubera ko twakabonye uburyo bwiza bwo gusohora album yacu. Hari ama platform arahari menshi yo gushyira album, ariko ibi yavuyemo ko album buriya itwara akagufu. Album ni indirimbo umuntu ashyira hamwe ari nyinshi agatoranya niza zasohora, niza so ubwazo bari nyinshi. None baze gusohora ibintu byinshi ariko utizeye neza ukuntu uzabibyaza umusaruro. Ndagira ngo mbamenyeshe ko rero 155 nanjye twabonye uburyo bwiza bwo kujya dusohora album yacu kandi bikatugirira umumaro, bikanagira umumaro abafana bacu. Hanyuma ku itariki 19 z'ukwezi kwa 8 dufite show ya Danje Giants of Africa izabera muri Kigali Arena. Izabirimo Diamond Platnumz, izabirimo Tiwa Savage, izabirimo Davido ndetse nanjye. Ubu nibagiwe ebana mbabarire dore so ubwo rero inama zanyu ndi kubona zirimo impande zombi. Bamwe kuvuga ngo nsore single, abandi bakavuga ngo nsore album, ariko ngiye ku ruhande rwanjye nanabiganije team yanjye ndababwira ariko mwaretse tugasohora single introducing album then album igatisohoka. Ibyo ngibyo rero nkubu mubinyemereye mukandika ngo yuhu nahita nyita hanze. Icya kabiri, iyo ndirimbo ngiye gusohora ni indirimbo ntabwo ndi buvuge neza ibijyanye nayo, ahubwo nkeneye umuvixen wa Danje tukabikora nk'akazi. Ni business ndabizi, abo twajya dukora nabo barabizi, tukabikora nk'akazi ariko umuntu uri ready ko actinga kandi of course nyine wabashimisha mwebwe ba boss banjye. Ubundi hagahira rimwe abaye ahari yakwandika muri DM ya 155 cyangwa no muyange bakavuga icyo bisaba kugira ngo bagaragare mu mashusho. Ubundi tukanaha akazi abana b'u Rwanda. Wowe ubwo se ntitumenye amabirira. Hari umuntu ushaka kujoininga se? Hari umuntu ushaka kujoininga ngo mutemo tuyaganire? Umuntu w'umufana wumva afite mu tuntu duke
yatubwira akapera love me hard shyira ku mutima y'amagambo aho atazi oya nari nibagiwe kwifunga sorry shyira ku mutima y'amagambo aho atazigera sibama umva ukuntu abantu bahoze kuva kera ndetse na mbere bazatubona badusekere gusa siko babyifuza kuri ubu ntacyo ruhana mba oh my darling would you love me hard bazatwanga ntacyo dupfa nuko kandi ntibizahinduka uzankunde nanjye ngukunde nubwo bitazigera byoroha abantu b'i Burundi niho show igiye kwerekera izi zose tuzazikubita ese ubundi abantu b'i Burundi ingoma ntagomba kuva hera ntaririmbye niyi oya se nanone twe ntabwo twa live tuyihinduye igitaramo nzikubite zose ninde uri requesting se ngo dutemo ngomba bro no kambabwiza ukuri accepting umuntu live nimuzananseke rwose ariko rero ndamaccepting none sindi kubona ko ari gutezamo mwongere muri requesting sorry byari byanjabutse album ndakwingi ya album nayisohora ibishege Burundi mwarabiciye ariko sumusa nkawe kuri Kigali nshona nk'ubu ibi bintu byandikiye ngo ibishege Burundi mwarabiciye uri Kigali uri mu Rwanda wowe umuntu wanditse ibyo bintu atuye Kicukiro ndamuzi no muji wake usasa abantu bari kwistinza ari benshi ariko biranjabuka ku buryo ntago nzi wagwana ntago nzi ukuntu nabigenze kugira ngo sinzi mwongere muri requesting buriya bahari simbizi okay mwongeye ubwo uwa mbere nari acceptinze bambwiye ko bidakunda ubanza network yamunaniye na acceptinze undi Canada abantu bari Canada nzaza Canada na US tubirimo fresh ewan nzaza kabisa hari n'igihe hano binanirana kabisa hari igihe binanirana kuva hano ukabona ntago bintu byoroshye bikagorana ariko nzaza ndabemera byatari ndabemera sana ewan nzahaza abantu bashaka kundirimba cyane se ntago mvuze ko nasaraye ndikwitamo ubu ni time yo kwitamo ukuteye no kusabirangara je suis vraiment fou de toi amaso yanjye ni wareba urukundo wamaye rumara kwifuza kandi sinicuza je te promets mon bébé to satisfy you for life piriri ewana abantu bose ndi ku acceptinga byanze gucamo I don't know why bura byagenze bite ntago nzi bikuntu byagenze cyangwa ni njye udashona yewe nandi ku acceptinga ariko bikanga kabisa sinzi ukuntu biri bigende yeah ewa ndabemera kabisa
ndabemera nko muri Amerika ndi kubabona ko bahari nta yindi ndirimbo nabatamo se ngo nigendere dore morananiwe ntago nananiranye nta nubwo ariko se kuki muri kwemera ko ndirimba ntarifunga uziko hari ikintu kiba gipfu ababuze ikintu gikomeye cyane dore morananiwe ntago nananiranye nta nubwo ninaniwe kandi sinibagiwe ngo ntumutwe by'iki gihe gume mu mitagihe ijoro riba ruwariraye jambabona bayagaye nta msasu shook nigga nagwa snake beer no smoke no cigar nubwo iminsi mbona insiga ntuzibagirwe iyo uva kandi uzi neza iyo ujya no kusasa ni mu mutwe naribisi nakoze igikwe jambibona iyo bipfa naho napfuna imitwe mbega zuba mbega mvune ninjye waburiye mukwe henza hari umuntu ariko hano ufite andika andika tinza ari kubanza yo ngo kiri gute mwana igufatiye zahe sigisa ndigisenyi man wallahi kumazi muracyangwa ikibido fo kivuye hose mukajya munywa primus cyari kinyi ngo kiri gute sari utubazo ufite wanamo uzadutamo rya abanyagisenyi cyangwa abafana muri rusange twese narindi kwivuga ko ngiye gusora album kindi ngiye no dropinga single kubyimiziki nuko nguko gahunda imeze hari gahunda ya dance arabyanze hari umuntu wanze kubyemera me abantu bari hano duhuje imiziki duhuriye mu miziki ndabasuje bya hatari n'abakoresheje fake account nanjye ndayigira fo njya nshungeraho wagwani ngareba abantu batari kubisobanukirwa yego hari concert Buja hari umuntu wanditse ngo you have to do something at Buja again yego dufite show kabisa ya danger izabera igitega kuri stade navuze ngo kuri stade ya Ngoma y'abarundi bamerera nabi cyane muri comments mbabarire ntabwo nari nzi ko bimeze ni stade y'Ingoma yes kuri stade y'Ingoma ni ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi hazacu wambaye swime uyu muntu mbaje ngo nywa inzoga nta nzoga nywa ntabwo ngiye nywa inzoga nywa primus yep ya katurene hano ndimo twakwakira abanyuma ubundi nkahita shishene katurene ko ndi muntu nshobora kwakira ubundi nkava ngaha ngo kiri gute se umusa kutari kuvuga se mwana wapi kabisa ntabwo ndimo kukumva cyangwa nanjye ntabwo muri kunyumva ntabwo ndi kumva kweli usa nkuva wongera ugaruke wenda I don't know ntabwo ndi kumva fresh hari abantu bashaka ko nzakora show y'ubumwe abantu bashaka ko nzakora show y'ubumwe kabisa
birashoboka ya birashoboka cyane nzayikora hahire rimwe so reka rero turebe ukuntu twasoza live yacu uyu munsi hari ikibazo se ngiye ntasubije ku buryo wenda induru zaba zavuze umutipe namucishije ntabwo nari namwumvaga hari ikibazo ntarasubiza se niba ntacyo rero mwakoze kubana nanjye hanyuma mukomeze mukurikiranye imiziki yacu hanyuma ngiye ndi mu rugamba rwo kurwana no gufata umuziki wanjye nkawushyira kuri niveau ya Africa na East Africa ubundi hahire rimwe so thank you so much ndabemera byadanje muri abantu baha